Peter muraho neza iminsi myinshi wabaye nabi mwa wabaye nabi usigaye umeze mwa izina ry'Imana oyo usigaje zuba rimwe ngupfe rwose ariko nyine twizeye Yesu nyine ase Yesu arabizi Yesu biza atakugaburira buriya azi igihe cye azi n'igihe cyo kudutabara cye kandi azatugirira ntabwo byamubuza no kukwica pe ariko Imana igaburira inyoni zidahinga kagiye kukwica se n'ubundi ikambika uburabyo ku gasozi Imana yawe ite kuturengera nyizerere nk'iyo meze gutya ntago nayigira hayo nagira usubuye mvuye gushaka akazi ariko nyine ndanakabutse ubwo ni ikiyede dore ko ni ikiyede cyago ntagakora da usibye ku biro byawe 42 bibaye byinshi wenda 43 umufuka wa sima ugira ibiro 50 uwagwa akazi bwo urabona agashobora ko umufuka wa sima wo nyine nawe urabyumva umufuka wa sima ibintu ntago ari byo rwose ndebera ntago byabaza ahubwo se Peter ntabwo urashaka gusa ubundi ugira ngo ibintu byo gushaka jewe urabona ko nta kibazo isa ku isa nashaka ya mafaranga narayabuze rwose arabuze nyine ariko nanjye ndabitekereza gushaka da ariko se utagera we ntagereranya byaje ugira mu mugore n'ibishyimbo zabo ushyize mu nzu ubu se nawe ubwawe igifu cyawe cyakunaniye umugore uzamushoboresha nushaka ibyo byose ariko nyine aya ndabizi ibyo ushaka kuvuga kera kera rwose Yesu aguha umugisha nta kibazo rwose ahubwo se nyine mvuze ngo niba hari akandi kantu nyine wandusha ugira ubundi buryo nyine ubikora ungurize nzahita ndakwishyura nimugoroba cyane mugoroba yakora wa muturanye wanyu se mugituranye se wa undi mahoro ntacyo reka mushyirire 1000 kuri kode ugenda kiguye sibyo ariko ukayama apana kumbwira ngo ibiki sibyo ndaza guhita nyakwishyura nimugoroba ntacyo wowe ugenda araguha 1000 ngiye kuyamushyira kuri kode sibyo Yesu aguha umugisha sawa nawe uguhe dore nomerewe nabi